ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone ukumva hari n'izihe mbogamizi gushaka ukiri muto rero mama ndamwe mama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri baza nagize amahirwe banyohereza agasaza kanjye nta amashuri ahita afungura ariko gushaka ukiri muto ni byiza ariko nanone ukumva ko nuba ntabwo ndetse cyane hari n'izihe mbogamizi gushaka ukiri muto oya ntabwo rero mama ndamwe mama wanyohereza Dorcas ndabatanga muri babiri baza nagize amahirwe banyohereza agasaza kanjye nta amashuri ahita afungura ntibazaga kunsura bagenda ngasigara ndikorera ngavuga ati nsigaye ntibaze ko nuba ntabwo ndetse genza urukumva oya ntabwo ndi barabavuye hemba iyo nsetse ndarira ntabwo ari kumva mbabaye uzakomeze wake mu izina rya Yesu. Continue shining the name of Jesus. Yes. Imana ize kwitwa gatanu. Let that gift be multiplied fivefold. Yes. Mu izina rya Yesu. Jesus. na Yesu Kristo Father Lord, in the name of Jesus. uwera wa Israeli tuzamuye ibiganza byacu tuzamuye amajwi yacu tugushima We thank you. dusengera Idrise ndetse na Vestine We are blessing Idris and Mana mu Christine. izina rya Yesu tubahesheje In the name umugisha of Jesus, we are blessing them. uyu munsi ni umunsi twari dutegereje Today we have been waiting for uyu ni this. umunsi usobanuye byinshi ku This buzima bwabo is meaningful in their mu lives. izina rya Yesu Kristo In the name Mana of Jesus tuba Christ, tuye umugisha wo kurama bless them. tuba tuye umugisha wo kubyara abahungu We bless n'abakobwa them with the blessing tuba of tuye umugisha wo kubana neza We bless them with tuba tuye umugisha wo gutunga We declare mu izina rya Yesu in the name Kristo of Jesus. nta mwuka n'umwe uzabagiraho There imbaraga is no spirit that will nta lead myuka you mibi izabagiraho There imbaraga is no spirit that will lead turasenze you twatura umugisha w'Imana Declare blessings on imbaraga us. z'Imana zibe ku buzima bwabo God be on them. ubuntu bw'Imana bube ku buzima Grace bwabo of God be on them. mu izina rya Yesu In the name Kristo of Jesus Christ. ndasenze kubw'ubuntu bwawe mwami Gain your ubarinde Father. kandi ubakire neza Protect them and do amaraso ya them. Yesu Kristo The abagote blood of Jesus Christ cover imbabazi them. zawe n'urukundo rwawe rubabeho God be with mu them. izina rya Yesu In the Kristo name of Jesus. nta kibazabahiga That kizabashobora will have them. ndahamagara umugisha w'amajyepfo I amajyaruguru call the blessing from the iburasirazuba iburengerazuba reka uwo mugisha ube ku buzima Let bwawe that blessing be on them. imbuto zo mu nda yawe reka uzihabwe umugisha May they have Izina rya prosperity Yesu blessed in Kristo the name of Jesus. urakoze mwami Thank you, Lord. tubasabiye umugisha w'amajya n'amaza Bless them. ntacyo bazakena mu izina rya They Yesu will lack iki nothing. gihugu bazagitungiramo They will be amahanga rich in bazayatungiramo They will be bazabyara abahungu They will n'abakobwa have boys and nta girls. kibi kizasohora ku buzima bwabo Nothing but that. nta myuka mibi izasohora ku buzima No bwabo evil spirit that will come nta in their lives. by'abarozi nta by'abapfumu bizasohora ku There's buzima no bwabo witches that will come in buri their bitero lives. byose by'abanzi turabyanze mu izina All rya evil Yesu spirits we reka bambirwe izindi mbaraga They have new reka power. barabagirane mu izina rya Yesu They shine the name of amahanga Jesus. azabona umucyo wabo The nations see their abenshi light. bazatabarwe ku May bwabo people be set for reka them. mwami bahinduke umucyo They w'amahanga become the light of the reka isara nation. ryabo ryake mu izina May rya their Yesu light shine. inyenyeri yabo yongere May yake their stars mu shine izina brighter. rya Yesu In Kristo the name of Jesus urugo Christ. rwanyu turugotesheje amaraso ya Protect Kristo your house with the blood of Jesus Christ. nta ntwaro yaciriwe kubarwanya izagira No ikibatwara weapon formed against you shall mu prosper. izina rya Yesu In the Kristo name of Jesus dusabye Christ. amahoro adashira We ask for peace. dusabye ubutunzi budashira Ask for everlasting dusabye peace. kumvikana bidashira Ask the very good dusabye kubyara abahungu n'abakobwa Ask for having mu kids. izina rya Yesu In the Kristo name of Jesus umugisha Christ. w'Imana ubabeho May the blessings of urukundo God rw'Imana come. rubagote May your love be abashumba twatuye umugisha We declare blessing ababyeyi twatuye umugisha and declare blessing ntacyo on them. muzifuza ngo mukibure We lack nothing. ntacyo muzakenera ngo mukibure We lack nothing. Imana izahora iprovidinga ku God will buzima always bwanyu provide in your life. uzabera umugisha amahanga Be a blessing to nations. abababaye bazavome ku iriba Those ryanyu kind will have all abacika intege ze bazasubizwa n'intege ku iriba ryanyu strong because of you. mugende muba umugisha mu mahanga Go and be a mugende muba blessing to the umugisha nation. mu batizera Go and be a blessing to mugende muba everyone. umugisha mu bizera Go be a amahanga bahamagara mu izina rya Yesu blessing. And the nation iby'urugo rwanjye mubwire nimubimbaze muzabanze mushake ubundi murambaza ikintu muzabanze mushake dore mwana wanjye ntuzashaka ukiri muto cyane uzaba uretse
oya reka mwabantu umeze mu byihorere ukasaza baretse namukubita iyo nafata inkoni nkamucira aramutse ajya ashatse akiri muto cyane ese kubera tukiri mutoya oya ngiye reka umugambi w'Imana ntawamenye wese umugambi w'Imana ubaye oya mana yanjye mana igikuba kikaba cyacitse nyuma y'uko uyu munsi hasohotse amakuru yo kuri Instagram ya Vestine, umwe mu basitari dufite muri iki gihugu cy'u Rwanda, yuko ashobora gutandukana n'umugabo wo muri Burkina Faso basanganywe babana. Nyuma y'uko yatangaje ati, yabyanditse mu cyongereza avuga ngo today the life I am living is not the life I choose. I am living in a bad situation and I didn't deserve this. I know I made bad decision in my life but it's okay. Aya akaba ari amagambo rero Vestine yatangaje, aho yavuze ati uyu munsi ubuzima mbayemo si ubuzima rwose yahisemo, ati mbayeho mu bibazo bikomeye cyane, ati kandi sinari nkwiye kubibamo, nzi ko nafashe icyemezo kitari cyiza mu buzima bwanjye ariko nibyo ni ibisanzwe. Arakomeza aravuga ngo God allows something to happen so you can learn. I have learned a lot. No man will ever lie to me again to destroy my life. Arakomeza aravuga ngo ati Imana yemera ko hari ibintu biba kugira ngo tube twakwiga, ati namaze kwiga byinshi, atariko ati nta mugabo uzongera kumbeshya, ati no kuntoteza ngo abe yabasha gusenya ubuzima bwanjye ukundi. Arakomeza aravuga ngo the next man I choose to be with, I will first get to know him well, know his family, and know everything about him. No one will ever use me again. Vestine yakomeje aravuga ngo umugabo ukurikiraho nzahitamo, ati kubana nawe nzabanza kumumenya neza, kumenya umuryango we no kumenya byose bimwerekeyeho, ati nta muntu uzongera kumvira nawe ukundi ambeshyabeshya. Gusa nyuma y'uko yatangaje iryo ngiryo nanone hari irindi ryaje ririvuguruza avuga ngo bamwibye akawunti ye ya Instagram, akaba ari mpamvu biriya byose byabaye, ati ntabwo azi uko byagenze. Gusa nanone yaje yandika ngo murabibona ahangaha kuri iyi foto, kuri iyi post, ati muraho neza abakunzi ba Vestine na Dorcas, by'umwihariko abakunzi ba Vestine, ati ndi hano kubasaba imbabazi kubw'ubutumwa mwabonye ku rukuta rwanjye rwa Instagram, ati mu by'ukuri nanjye nabibonye nk'uko namwe mwabibonye, kuko IG yanjye yibwe n'umuntu utaramenyekana. Ibyo mwumvise byose sibyo, ntabwo ari byo. Gusa aya magambo nanone yayatangarije ku rukuta rwe rwa Instagram rwavuga ko rwibwe. Ubwo rero ni ukubitega amaso niba ari ukuri niba atari ukuri. Gusa urubuga rwibwe kandi nirwo ruri kunyuzwaho amatangazo. Ese ni iki kijya mbere? Dukomeze turebe niba baraza kuba byo cyangwa se niba turaza kubona irindi tangazo ririvuguruza. Ariko kugera kuri ubu umusitari uwacu twemera mu ndirimbo zitandukanye mu gusingiza Imana no kuramya ni uko bimeze. Turaza gukomeza kubikurikiranira hafi.